Yesu byose mazurinyandikemo biritetingenzi byose inezezwa no kubyumva turagushimye kandi turaguhimbaje mu ngeri y'ubugingo bwacu izina ryawe ryera nirihabwa icyubahiro ushimiye ineza yawe n'urukundo wadukunze rukagaragarira Karuvari imbabazi zawe watugiriye zidashiraho zitumye tudashira natwe utwongeye igihe cyo kurama tugusabye kwirangiza amafuti yatubonetseho kugira ngo burame duhawe ku buntu tubyaza umusaruro wo kubaha nubwo kuzasange dusa nawe twimure mu bwami bwawe bidukwiriye urabizi byagoje icyubahiro bidera ubuntu mu izina rya Yesu Mana yacu yakoze ize mahirwe
kuko duteraniye hamwe ku ntango y'iby'umwuka mu gihe abenshi bateraniye ku ntango y'iby'umubiri. Ni umugisha rero turushije benshi, ariko natwe turirinda kugira ngo tutaza kubura twaje. Tugiye kwigira hamwe ijambo ritubwira ngo ntacyo Imana ivuga ngo gihere, ntacyo Imana ivuga ngo gihere. Nubwo yaba yaravuze ivugiye muri Edeni cyangwa igihe bwa mbere umuntu acumba ijwi ry'Imana kikaba kitarasohora, kizasohora. kandi kugira ngo tutaratangira kwigisha dufungurira umwanya kubona hari kamera ihari, niba urigisha nyuma hakaba umwanya wo gukurikiraho ibibazo kugira ngo tutavanga wenda kuri bya kamera. Ni icyo nasabaga kugira ngo dukingure aho ngaho, kuko iyo kamera ihari bafata umwanya w'ibibazo n'ibyo byajyanana, mbona bitagenda neza. Urakoze kutwibutsa, nagira ngo dukomeze dukore kwa kundi dusanzwe dukora. Ubu icyigisho giye gufatwa, muramfasha, ni icyigisho gikomeye kandi ntabwo nzi byose, ariko turafashanya. Mugenda munyunganira munanyibutsa aho igihe kigeze kugira ngo twihutishe igihe, hanyuma tuzasiga umwanya w'ibibazo niba hari ibyo byaba byiza. Nari mbabwira ko tugiye kwiga amagambo nashakiye umutwe ariko wo mu byanditswe uvuga ngo nta Imana ikora, nta Imana ivuga mu gihe. Ariko se vugira he? Yavuze ryari? Yavugiye muri bande? Kugira ngo natwe tumenye ko ijambo koko ryavuzwe ari Imana yarivuze, nubwo ryaba ryaratinze, ariko ko yaryivugiye. Mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo kera Imana yavuganiye n'abasokuruza mu kanwa k'abahanuzi. Reka tunyuze mu ijisho twihuta. Uburyo bwinshi yavuganye nabo ite? Kera Imana yavuganiye n'abasokuruza mu kanwa k'abahanuzi no mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umurago wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo ni we yavugiye mu kanwa ke, maze ijambo ritugeraho. Hashize imyaka myinshi rero ivugiye mu kanwa ke, imyaka irenga 2000 ivugiye mu kanwa k'umwana wayo. Ibyo yamuvugiyemo bitugeraho natwe uyu munsi, bizagera no ku bandi wenda tuba tugifite igihe. Rero abo bantu bombi, ahubwo bombi, Imana n'abahanuzi bayo. Rwa kabiri rw'ingoma igice cya 20 n'ubundi umurongo wa 20 haratubwira ngo mwubahe Imana kugira ngo mubone amahoro, kandi mwumvire n'abahanuzi bayo kugira ngo mugubwe neza. Kumvira Imana no kuyubaha harimo amahoro, mu kumvira abahanuzi yatumye harimo kugubwa neza. Ni ibyacu rero kumva ibyo abahanuzi Imana yabavugiyemo. Reka turebe abo yavugiyemo mbere ya byose. Turebe mu gutegeka kwa kabiri. Gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo n'ubundi turahera kwa 18 cyangwa 17. Reka tuhagere. Gutegeka igice cya 18 zero kwa 17. Uwiteka arambwira ati, ibyo babivuze neza. Nzabahagurukiriza umuhanuzi mwumva ibyo bavuze, kandi Imana igahamya ngo babivuze neza. Nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe, ni Mose, ukomotse muri bene wabo. Nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajya ababwira ibyo mutegetse byose. Kandi utazumvira amagambo yanjye, uwo azavuga mu izina ryanjye, nzabimuhora. Ariko ntabwo azumvira amagambo y'Imana, maze Imana ibimuhora.
ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo ntamutegetse kuvuga akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. Urumva bimworoheye? Ubwo ni ukuvuga ngo hari abahanuzi Imana ivugiramo, hari ndetse hari n'abataranditse kuri Bibiliya bitwa abahanuzi. Hana, abakobwa bane ba Filipo, uyu Esteri n'abadebura, abo bose ni abahanuzi batanditse kuri Bibiliya, ariko Imana yavugiyemo kandi irabahamya yuko abo bari abahanuzi yihagurukirije. Hari n'abanditse kuri Bibiliya rero, abahanuzi abakurambere n'abahanuzi, abo yabavugiyemo, ariko uzaza ari kwihimbira ibye Imana itamubwiye, Imana izabimuhora, kandi naza byitira iby'Imana azapfa. Siko musomye? Tujye mu gice cya 13, Itegeka 13 umurongo wa 2. Muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umurosi, Imana yabonekeraga abishaka gutuma cyangwa kunyuza mu ijambo ryayo ikababerekera no mu nzozi. Muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umurosi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza, icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora, icyo yakubwiye agira ati duhindukirire izindi mana izo utigeze kumenya tuzikorere, ntuzemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa y'uwo murosi, kuko Uwiteka Imana yanyu izabibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose, ahubwo mujye muyoborwa n'umwuka w'Imana Imana yanyu, muyubahe, mwitondere amategeko yayo, muyumvire, muyikorere muyifatanyaho akaramata, kandi uwo muhanuzi cyangwa uwo murosi bazamwicire, kuko azabavuze ibyo kubagomeshereza Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa ikabacungura mu nzu y'uburetwa, n'ibyo kubatesha inzira y'Uwiteka Imana yanyu n'ibyo kubatesha inzira y'Uwiteka Imana yanyu yabategetse gucamo, aba ariko mukura ikibi hagati muri mwe. Umuhanuzi rero niba ari muri twe, uyu munsi turamukura tumwice, sibyo? Hengada ni ukumukumbanya agapfa, ariko si turamwicisha iki? Intwaro zacu ntabwo ari nka za zindi z'ibyuma zo kuvanaho umwuka amaraso agapfa, oya. Ahubwo Pawulo yabivuze neza yuko iri jambo nk'uko mwene data yadusomeye, imwe mu ntwaro z'umusirikare mwiza wa Kristo harimo n'intwaro yitwa ijambo ry'Imana ryagereranyijwe n'inkota cyamugi, kumwica rero kuva uyu munsi. Niba natwe arimo akaba wenda hari ibyo mwene data avuze by'imico y'ibigirwamana turamya, ubwo uyu munsi biravamo. Twagiye duhere mu itangiriro dufata ingero z'abakurambere n'abahanuzi Imana yavugiyemo. Abinyuma sinzi n'abo turi kujyana, ndi kubona abantu bubitse imitwe, nanjye munyibuke n'abageze muri uwo mwanya. Itangiriro igice cya 15. Aburahamu yizera Uwiteka amusezeranya isezerano. Ugiye ku murongo wa 3 ati dore nta rubyaro wampaye, uwo ni Aburahamu adutakira Imana, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Uwo ni Eliyezeri. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti uwo si uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka mu rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana aramubwira ati garamurebe hejuru ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara, ati urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko rero Uwiteka abimubaniriza no gukiranuka, kubyizera ko bizasohora, by'Imana bivuze ko bizasohora bimubanirijwe no gukiranuka. Nuko kwizera kumukiranutsa rwo biruhije, no kwizera gusa. Kwizera kw'ijambo Imana yavuze bitazageza rite bitazahera. Byarasohoye rero turebe mu gice cya
18 itangiriro n'ubundi umurongo wa 10. Ubwo rero abamarayika bagiye kurimbura Sodomu uko byari byaranditswe nabyo. Noneho abamarayika baramanuka banyura kwa Aburahamu kumusura ngo bajye kurimbura Sodomu, ariko babanje kunyura kwa Aburahamu ko ari inshuti y'Imana, ntacyo Imana ishobora gukora cyangwa se ngo ntacyo Uwiteka ashobora gukora adahishuriye abagaragu bayo ibishwe byayo. 10 tuhere ku 9 baramubaza bati Sara umugore wawe ari he? Amarayika bageze kwa Aburahamu rero Sara ari mu nzu ari gushyashyana ibyo wenda n'igihe bya saa sita niwe rijya n'ijoro simbizi, ariko iki gitabo kigice kirabihishura. Undi aramubwira ati iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri, Sara umugore wawe azabyara umuhungu. Aho isezerano nk'uko Imana yabibwiye Aburahamu imusohora hanze ngo narebe inyenyeri, isezerano rirasohoye, ararimubwiye neza noneho arabisobanuye. Twagiye dusimbuka Luka Imana ivuga ngo rihere. Luka igice cya mbere umurongo wa 57. Nuko iminsi yo kubyara kwa cyane igice cya mbere umurongo wa 5. Nuko ku ngoma ya Herode, ubwo ni ukuvuga kwa Yohana, usimbuke tujye hasi ku isezerano. Umurongo wa 13. Ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezerwa kuvuka kwe. Nawe isezerano yarasabye ngo azahabwe wenda kana, kuko Elizabeti yari ingumba nka Sara. Nuko isezerano riraboneka, marayika aramubwira ati uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yohana. Rero reka turebe nanone hirya gatoya mu gice cya muri icyo gice umurongo wa 20 29 se na 6. Mu kwezi kwa 6 tujyane Gabriel abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Tujyane Gabriel niwe marayika wasimbuye Lusiferi, nazaba turi kumwe. Mu kwezi kwa 6 ukuzirikana ku kwezi, marayika Gabriel atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari ari, aramubwira ati ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima, Mariya ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Imana yarivuze, witinya ahubwo urahiriwe, kuko uzasama inda, maze numara gusama inda unabyara abandi babyeyi. Ubwo ni amezi angahe? 9. Amezi 9. Ubwo aguye iryo jambo mu kwezi kwa 6. Tujyane rero amezi 9 muyabare neza. Ako mu kwezi kwa 9 muraza kubara imibare, turaza gufata iyo nyunganizi mwanya ugeze. Twagiye rero ibyo Mariya yabibwiwe byaravuzwe kera binyuze mu muhanuzi Yesaya. Imana yanyujemo ijambo ritazahera 7. Yesaya igice cya 7 umurongo no wa 10 na 4.
nicyo kizatuma uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasamira, azabyara umwana w'umuhungu, amwite izina Emmanuel. Amata n'ubuki nibyo bizamutunga kugeza aho azamenyera ubwenge bwo kwanga ibibi agakunda ibyiza. Azasamira, azamwite arongera amuvugira mu kanwa, yakongera kuvugira mu kanwa ka Yesaya igice cya 9 murongo wa 5. Yesaya agiye kuvuga ibintu bisa naho biriho kandi bikiri kure cyane. Aravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe, bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Yabihanuye nkaho uyu mwana yatuvukiye, nkaho yavutse uwo munsi. Reka turebe mu gitabo cy'Uwifuza ibihe byose, harimo amagambo aduhuriza izi ngero uko ari 3. Urupapuro rwa 30, rwa 64. Zakariya ni sura ya 2. Zakariya yarazi ko Aburahamu yahawe umwana ubwo yari mu zabukuru, kuko yizeraga ko uwamuhaye iryo sezerano ari wo kwiringirwa. Tujyana ndasubiramo, hari nyuma turibijyana. Zakariya yarazi ko Aburahamu yahawe umwana ubwo yari mu zabukuru, kuko yizeraga iki? Uwamuhaye iryo sezerano. Yaramwizeraga uwamuhaye iryo sezerano. Iyo ngiyo ibaye ya 2. Paje 64, iyo ibaye ya 2 handitswe ngo Zakariya. 64 nageze aho ndibuka ko atari 30, ahubwo ari 64. Zakariya aribuka umukurambere Aburahamu yasabye Imana ageze mu zabukuru, maze Zakariya aribuka yuko yamuhaye umwana yasezeranye. Ariko muri uyu mwanya umutambyi w'umusaza ibye abihanga ku ntege nke za kimuntu. Intege nke ndashaje, yibagirwa ko Imana ishobora gusohoza ibyo yasezeranije. Mbega itandukaniro riri hagati y'uko gushidikanya no kwizera k'umwana muto Mariya umwari w'i Nazareti wamenyeshejwe na marayika ibitangaje, maze agasubiza ati dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere nk'uko uvuze. Imana iravuze, Mariya arashidikanije, ariko Zakariya we arashidikanije kandi umutambyi. Tujyane muzirikane neza iki kintu. Umutambyi, umuyobozi mukuru wo mu buturo bwera, arashidikanije kubera ko afite intege nke z'ubusaza ngo ntabwo yabyara. Ariko Mariya we yaravuze ati rwose pe, dore ndi mu maboko yawe umwari, ariko bibe bimbere nk'uko uvuze. Hepfo rero ukuvuga ko umuhungu wa Zakariya kimwe n'uko umuhungu wa Aburahamu n'uko umuhungu wa Mariya, singero 3, ibikubiyemo isezerano rikomeye mu by'umwuka dutinda kwemera, ahubwo tukihutira kubyibagirwa. Muri izi ngero uko ari 3, ni icyigisho gikomeye cy'umwuka, ni icyigisho cy'amasezerano y'umwuka, ariko dutinda kumva kandi tukihuta kwibagirwa. Kubw'imbaraga zacu bwite nta bushobozi dufite bwo gukora icyiza na gito, ariko ibyo tudashobora gukora, imbaraga ikomeye y'Imana izayisohoza mu mutima wumvira kandi wizera. Mu mutima wumvira kandi wizera. Ibidashobokera umuntu
ariko bigashobokera umutima wumvira kandi wizera. Reka dukomeze tubirebe neza. Sana bicuma gato turebe. Twagiye muri Luka mu gice cya mbere turahasangije Imana yavuze. Igice twari turimo turacumbura. Turacumburira hehe? Tugeze ku murongo wa 31. Kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Naho twafungiye. Azaba mukuru, azita umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe. Yesu, intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe buzashira. 3 rero, Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru witwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa 6. Tujyane mwumvirize neza, uko kwezi kuragarutse. Nsubiremo. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru uwitwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa 6, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nta mutwe w'amagambo nawukuye. Nta jambo Imana ivuga ngo rigenze rite? Rihere. Noneho twongera twifashisha ibifuzo byose kuri ya page 30 rero. Nanaziteranije. 3 turasimbukira 3 na 2. Isubiri ya 5. Abo bakiranutsi baciye bugufi ntabwo bari barigiye ubusa ubuhanuzi. Tujyane. Ana, Simiyoni, ntabwo bari barigiye ubusa ubuhanuzi. Nyamara abari mu myanya yo hejuru mu Bisirayeli, tujyane muzedeze urahari. Tujyane. Luka hariya. Luka 3. Wifuza ibyo byose hanze ko atari cyo ufite. Uzamfashe mu mwanya urubuza. Ari impamvu. 31. 3. Subiye 5. 31 kimwe. Kajyamo iyi 3 wifuza ibyo byose. Page 3. Abo bakiranutsi bwo ni Simiyoni na Ana bamupfakazi bamaze igihe kirekire bamupfakazi, ariko yibera mu Mana bapfakaje umwanya. Ntabwo mbatuserewe nuko Imana yabivuze. Urahirwa niba mwigumanira na Yesu aho mugenda hose. Abo ntabwo bari barigiye ubusa iki ijambo ry'Imana. Aya pe Ubuhanuzi. Ntabwo aba bantu bombi, umusaza Simiyoni n'umukecuru w'umupfakazi Ana, ntabwo bari barigiye ubusa ubuhanuzi. Nyamara abari mu myanya yo hejuru mbedezire, abari mu myanya yo hejuru mu Bisirayeli, aribo batambyi bakuru, nubwo nabo bari bafite imbere yabo ayo magambo y'igiciro cyinshi. Ya magambo y'ubuhanuzi iby'Imana yavuze bitazahera, bari bayazi, bari bafite imbere yabo. Bo rero mwumva ibyabo, ntabwo bagendaga mu nzira z'umwami Imana. Niyo mpamvu amaso yabo atashoboraga kwitegereza umucyo utanga ubugingo. Nuwuhe umucyo utanga ubugingo? Nuwuhe? Kirisito. Agiye kuwushakira hanze se,
kandi iri jambo ari umucyo utanga ubugingo, niba ari ubuhanuzi buri kutumurikira ngo yararivuze kera ariko rirasohoye cyangwa rizasohoye, ni umucyo utanga iki? Yesu kuko mwenda atabivuze. Umucyo utanga ubugingo ntabwo bamumenye. Araje ngo uyu mwana bari kubakiriza abana. Oya nta kibazo. Bakiriza abana bakunda icyo twakira abana hano imbere na Yesu baramuzana. Yitwa nde? Kureba agaturo rero rigayitse, kureba n'imyambarire yabo n'abakene. Nuko yitwa nde? Yitwa Yesu. Ale Simiyoni we bari kwandika mu gitabo cy'amategeko. Simiyoni wabaye amutunze ijisho ko haba hari kwakira benshi, hari abakubita duhagarara hano imbere abayamubaye igitabo cy'abana cyandikwa mu bana b'imfura. Nuko ati okay man, urasezera umugaragu wawe, icyo nagusabye urakinyeretse, wanyakiza kanje ntarapfa, nsezerera mwipfire basi ndamubonye. Umucyo arawubonye ariko abandi bakanirwe batya, ntabwo bazi babuhanuze, babuzi kandi barabwize ubwo busohoye rero ntibabimenye, barakomeza barategereza. Ahubwo tujye kureba Luka igice cya 2 twabisomera. Luka igice cya 2 umurongo wa 5 ayiki. Yego. Wa gatanu ajya kwiyandikishanya na Mariya, uwo ni Yosefu. Ajya kwiyandikishanya na Mariya. Igice cya 2 umurongo wa 5. Ajya kwiyandikishanya na Mariya uwo yasabye wari utwite. Bakiriyo igihe cye cyo kubyara kirasohora. Ubuhanuzi bwenge bute? Burasohora. Abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amujyamisha mu muvure w'inka kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Umwanya mu icumbi. Muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba, bahindana kurinda simburana, kurinda umukumbi wabo. Bakaryama bari bakicara barinda bajuru, nari bazirinda bajuru. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande. Ubwiza bw'umwami burabagirana, bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza. Mwabwumvise ubutumwa bwiza ko butangiye. Marayika ati ni Gaburiyeli, arongera araje ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza avukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Iki nicyo kiri bubabere ikimenyetso, nuko muri busange umwana w'uruhinja yoroshe imyenda y'impinja, aryamishijwe mu muvure w'inka. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika, zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu yishimira. Amarayika bamaze gusubira mu ijuru, abungeri baravugana bati, mwumve ijambo turarigaragara tugusoza. Abungeri, amarayika baragiye, abungeri barongera baraganira. Bati nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo, ibyo umwami Imana itumenyesheje. Bagenda bihuta, basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Bayibonye babatekerereza iby'uwo mwana nk'uko babibwiwe. Abashumba batekerereza Yosefu na Mariya iby'uwo mwana nk'uko babibwiwe n'abamarayika na marayika Gaburiyeli.
ababumvise bose batangazwa n'ibyo abungeri bababwiye, ariko Mariya abika ayo magambo yose mu mutima we, akajya atekereza, maze abungeri basubirayo bahimbaza bashima Imana ku byo bumvise byose no ku byo babonye nk'uko babibwiwe. Shumba, abatambyi barihe? Abatambyi barihe? Tujye muri kabiri rwa Timoteyo igice cya 2:8. Bagiye kabiri rwa Timoteyo igice cya 2:8. Ijambo twaranari cyangwa tubereye urufunguzo igihe cy'ifunguro muraryibuka. Isomo twafunguriyeho igihe cy'ifunguro muraryibuka. Mudatirishije murimbire vuba, mudakopeye murimbire isomo twatangije ifunguro. Ibyo kurya bidasanzwe isomo dore pasika yacu yatambwe niwe Kristo Yesu ntabwo bijemo rwose. Makorinto pasika yacu yatangwa ari we Yesu Kristo. ahari ngiye kwibeshya no tutaratangiriye twarisorejeho. Bivuga ngo bijye bibuka Kristo Yesu Kristo mu byaro nka Dawidi. ni mu Timoteyo kabiri wa Timoteyo igice cya 2:8. Abantu bajya bakora ibirori byo kwibuka, ikibuka ibyiza cyangwa ibibi. Ibibi ntizamwibuka ibyabaye kuri Yesu, ntabwo ari byiza, nubwo ari ikamba ritatswe mu mahwa, ariko kubyibuka ni ibyacu kugira ngo tumenye uko twacunguwe, siko bimeze. Ubwo rero haba hari ibyiza bivanze n'ibibi. Ariko hari n'igihe abantu bakora ibintu byo kwibuka bitari bya bindi rero byiriwe cyo mu Rwanda, ahubwo abantu bakibuka nk'igihe cy'amavuko cyangwa ubukwe, bishyira bakabitekereza, bakabyibuka, kandi ntabwo ari bibi. Hano dufite ingero nyinshi z'abantu bakoze ibirori. Abantu bakoze ibirori harimo Simiyoni we umuturanyi wa Lazaro hariyo Betaniya, tumiye Yesu, yagize ibirori. Undi watumiye Yesu mu birori yatekesheje rwose ibyo kurya n'ibyo kunywa. Matayo we yazirikanye ukuntu yamukijije ibibembe, aravuga ati ngomba kumutumira akaza tugasangira tukishima, ibirori bisanzweho. Ariko ubwo ntabwo njye muri aya masomo, ahubwo turareba isubi ngufiya iri hano wifuza ibihe byose n'ubundi. Reba Matayo paje 220. Ni isubi nshaka ya 2, 3, 4, 5 ya 5. Uwo munsi mukuru yawukoreye Yesu. Matayo uwo munsi mukuru yawukoreye Yesu, nawe yakira ubutumire anezerewe cyane. Matayo uyu rero Matayo atumira Yesu, noneho Yesu aremera ajya muri ibyo birori, yumvira ubwo butumire, ajya anezerewe, nubwo yari azi ko bizababaza abafarisayo cyane hano beza. Bahabuze 220 isubi ya 5 ya 2 uturutse hasi uzamuka. Babonye arusuri yabonye. Uwo munsi mukuru yawukoreye Yesu, nawe yakira ubutumire anezerewe, nubwo yari azi ko yakira ubutumire hawe na Matayo, nubwo yari azi ko abafarisayo bazababazwa ko gutumirwa kwa Yesu bizababaza abafarisayo. Ibyo bigatuma benshi batamusobanukirwa. Ibitekerezo nk'ibyo ntabwo byari ibyo kumubuza kujyayo, ntabwo yitaye ku byo bazamuvugaho tujyane. Yesu ntiyabyitaho, byo bazamuvugaho birabamaze n'akazi kabo.
ntabwo yitaye ku byo bazamuvugaho. Icyari mu mutima we, umutima wa Yesu, kwari ugutekereza ku mitima ifitiye inyota amazi y'ubugingo. Hari abantu banze kuza hano, hari abantu banze kuza hano, hari abantu ushobora gutumira ngo bazaze musangire mu rugo ntibaze, kandi ni iteko ryiza, ni ihame yo kwakira abantu mu rugo mugasangira. None se abamarayika Aburahamu ntiyabakiriye wera bagasangira kimasa neza neza? Icyo gihe ibimasa byara igitambaro, icyo gihe cyaba kitajya no barasangira pe. Gutumira umuntu uzi wawe musangira ni byiza, wamuronse uburonse imigisha myinshi. No, ubwo rero Yesu ajya yanezerewe atitaye ku byo bari buvuge bari abafarisayo n'ibyandi. Babaga bamugenda aho ngo agiye gusangira n'abanyabyaha, akavuga ati ariko abarwayi si bo bakenera mu muganga. No gushima birakwiriye umuntu wakijije umuntu ibibembe, babwiye batwigisha uburwayi bw'ibibembe ko umuntu urwara bubi, ariko abo babandi 10 yakijije hagarutse umwe gushima. Muri kino gihe rero hari cyenda cyane byuzuye kudashima indashima. Ariko reka twifashishe ibihamya umuzingo wa mbere, ariko umutungo. Umunyaka umutungo haje 220, ariko icyo ngicyo cyane jewe ni paje 220, ariko mwebwe paje paje 272 mwebwe. Umuzingo wa mbere yamye ko mu mitungo paje 272. Ni ikirushyo cya 25 kivuga ngo urwandiko rw'isabukuru, birthday. Urwandiko rwa birthday, ababyeyi bari kurwandika barwandikira umwana wabo wari umaze imyaka 18, bagiye kumukorera isabukuru y'imyaka 18. Cyigisho cya 25 kivuga ngo urwandiko rw'isabukuru, lettre d'anniversaire. Mon cher fils, n'umubyeyi kubwira umwana we ngo mwana wanjye nkunda. Kana ni 271. Kiragoye cyane. 271 cyo mu Kinyarwanda. Mon cher fils, je t'écris pour ton 19e anniversaire. Wandikiye ku nshuro ya 18. 19 wandikiye ku nshuro y'isabukuru yawe ya 19. Ubwo yari amaze imyaka 19, ariko buri mwaka bamukoreraga isabukuru. Ibara 19 ntabwo babishyize, bavuga ngo ni ya 10. 19e, nshuro ya 19. Nous avons eu beaucoup de plaisir à t'avoir avec nous. Papa, ariko ntabwo cyo gihindurwa neza, ndagerageza hano hindura nabi kiriya cyangwa Kinyarwanda kikibarizwa cyane rwose. Nicyo kibarizwa ko abazi igifaransa barafasha. Nous avons eu beaucoup de plaisir à t'avoir avec nous pendant quelques semaines. Twagize umunezero wo kubana nawe mu gihe cy'ibyumweru runaka. Umwana wabo w'umunyeshuri baramwandikira bati twagize umunezero cyagiye uri mu biruhuko tumarana ibyumweru runaka. Tu es sur le point de nous quitter. Uri hafi yo kudusiga. Yarakira ataraziye gusura ku ishuri. Uri hafi yo kudusiga, ariko no prière t'accompagneront. Amasengesho yacu aza guherekeza. Musezeraho bati twagize umugisha wo kubana namwe ibyumweru runaka, ariko uragiye uradusize, ariko amasengesho yacu aza guherekeza. Une année de ta vie va se terminer aujourd'hui. Umwaka w'ubuzima bwawe urarangiye uyu munsi.
ushoje umwaka. Qu'en est-il lorsque tu regardes en arrière? Ntabwo yarapfuye ahubwo umwaka yarawushoje 19 yarayujuje. None qu'en est-il lorsque tu regardes en arrière? Iyo urebye inyuma ushuje amaso inyuma uhabona iki mu mibereho yawe ushuje amaso inyuma? Twe kwifata nk'iby'abana rero ubwo twifata nk'aho twebwe turi kubwirwa hano. Uyu mwaka ushize udusigiye iki? Twabonye ibiki? Tuhareba iki byo twabayemo? Ati progresser dans ta vie spirituelle? Mbese wagize iterambere mu by'umwuka? Dusa wagize iterambere mu by'umwuka? Ntusubize ngo nanjye ndi kwibaza siko nasubije yagize iterambere mu by'umwuka. Ikibazo bo bari kumubaza ababyeyi natwe tukubazwa n'umubyeyi wo mu ijuru singo. As-tu crucifié les mois avec ses passions et ses convoitises? Wabambye inyangiye ni byirarikira byose nibyo tubijyana. Et ses convoitises nibyo wifuza byose. Wifuza kwa No kwifuza kwabyo kose. Ton intérêt pour la parole de Dieu a-t-il augmenté? Mbese inyungu yawe mu by'ijambo ry'Imana yariyongereye? A-t-il remporté tes victoires décisives sur des sentiments et de nature pécheresse? Tugarutse kuri amagambo tumaze kwiga umwanya washize. Mbese watahukanye insinzi ku byo wagambiriye ku bijyanye n'ibyo wiyumvamo na kamere yawe y'ubunyacyaha? Watahukanye insinzi. Subwo turi kujyana n'icyo kinyarwanda ukaba waranesheje kunesha gufite ingamba ku byiyumviro byawe kuri kamere yawe ukora icyaha. Qu'y a-t-il d'inscrit dans le livre du ciel pour cette année qui vient de s'écouler et qui ne reviendra jamais? Mbese wandikishije iki mu bitabo byo mu ijuru uyu mwaka urangiye wirenze s'écouler ku by'umwaka wirenze? Wandikishije iki mu bitabo byo mu ijuru ku bijyanye n'uyu mwaka wirenze kandi utazagaruka ukundi? Tujyane ikibazo cyacu. Wandikishije iki mu bitabo byo mu ijuru ku by'uyu mwaka wirenze? Umanza maso nyani ukoto kwihangana. Wandikishije iki mu bitabo byo mu ijuru ku byakubayeho ku byawe by'uyu mwaka wirenze kandi utazagaruka ukundi? Wandikishije cyangwa se nandikishije iki mu ijuru? Alors que tu commences une nouvelle année, noneho mu gihe utangiye umwaka mushya, puisses-tu le faire en prenant résolument la décision de marcher de progrès en progrès? Noneho ushobora gufata ibyemezo cyangwa se umwanzuro ibyemezo ingamba zo kugira gutera imbere. Ushobora gufata ingamba n'imyanzuro yo kugenda utera imbere. Accède à des sommets jamais atteints auparavant. Maze satira ni inama ariko y'imitegeko. Satira impinga utigeze ugeraho. Et que ton but soit non de rechercher ton propre intérêt et de ton propre plaisir. Kandi umugambi wawe cyangwa se intego vision yawe intego biyemeje iyo gushaka inyungu zawe bwite n'ibikunezeza bwite, ahubwo faire avancer la cause de ton rédempteur, ahubwo ukore ibyo guteza imbere umurimo w'umucunguzi wawe. Ne te place jamais, umva ijambo rikomeye ryandindira ubwoba buri gihe nsomye amagambo. Ne te place jamais dans une situation où les autres seront obligés de te venir en aide. Ntukigere uba mu mwanya w'abandi aho abandi bakoze aho abandi bizaba ngombwa ko bahora baza kugufasha. Buri gihe niwe baje gufasha ntabona bine ubwo inama gusengera kandi n'ibintu. Irinde kuzaba muri uwo mwanya aho abandi bazahora baza kugufasha.
en fait de te mettre sur les bons chemins kugira ngo bagushyire mu nzira nziza. bagushyire mu nzira nziza aza kugufasha ngo ugere mu nzira nziza buri gihe ni inama buri gihe ni inama irinde kubaho tu peux être fort et exercer une influence sanctifiante ushobora kuba ukomeye kandi ushyira mu bikorwa ububasha bwo kwezwa ububasha imbaraga yo kwezwa ntabwo rero turi hirya imigambi yawe imishinga yawe ibi yo guhesha Imana icyubahiro que ton cœur dise umutima wawe ujye uvuga ngo je suis en toi oh Dieu oh Mana ndi uwawe je vais vivre pour toi nzabaho ku bwawe travailler pour toi ayo magambo si ntibatwigishira nzabaho ku bwawe kandi nzakora umurimo wawe nzagukorera souffrir pour toi kandi mbabare ku bwawe iyi sabukuru byabayeho yahuzeho abantu ntabwo ari icyaha gukora ibirori na Yesu yarabitumiwemo akabijyamo no mu bukwe yajyagayo ubwo abayuda atasiyo no kujya mubwira ko ari abandi abayuda ni twebwe hano taza kugira ikindi mumbaza twagiye rero tujye mu gihe cyacu igihe duhagazeho Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 19 twumva irindi tegeko cyangwa se irindi bwiriza Yeremiya 9 umurongo wa 19 aratubwira ngo ariko nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwabagore mwe kandi amatwi yanyu yakira ijambo ryo mu kanwa ke mwigisha abakobwa banyu kuboroga n'umuntu wese yigishe umuturanyi we kuganya kuko urupfu rwuririye mu madirishya yacu rukinjira mu manyumba yacu rwica abana bari hanze rwica abana bari hanze n'abasore bari mu nzira uvuga uti uko ni Uwiteka avuga ati numva ko Uwiteka agiye kuvuga ati intumbi z'abantu zizagwa hasi zibe nk'amase yo ku gasozi n'ibihumbano bisigara inyuma y'isarura zitazagira uzirarura byoroshye hano turebe hirya mu gice cya 10 dusimbuke igice cya 10 umurongo wa 1 nimwumve ijambo ry'Uwiteka ijambo Uwiteka ababwira wanzu y'Isirayeli uko ni Uwiteka avuga ati ntimukigane sibyo siriya nendo uri mama saba hangane sewe namwitiranije hangane uramenye reba hano turi kwiga amagambo akomeye kandi ushobora kuzabazwa ukabura ibisubizo ukabura warahageze haruguru twumvise yuko abagore aribo bari gusabwa kumva kugira ngo amatwi yanyu abagore yakire amagambo yo mu kanwa k'Imana kubera ko urupfu rwuririye he urumare bande abana n'abasore kadusimuke hano hepfo naho tuhumve nimwumve ijambo ry'Uwiteka ababwira mwanzu y'Isirayeli mwe ngo noneho ni muri rusange uko ni Uwiteka avuga ati ntimukigane imigenzo y'abanyamahanga kandi ntimugaterwe ubwoba n'ibimenyetso byo mu ijuru kuko ibyo bitera abanyamahanga ubwoba imigenzo y'abo bantu ni ubusa kuko umuntu aca igiti turagaruka kuri iki giti umuntu aca igiti cy'umubaji umuntu aca igiti cyo mu ishyamba ari wo murimo w'amaboko y'umubaji akoresha intorezo
babirimbisha ifeza n'izahabu. Tujyane umurimbo mu turawugarukaho. Babirimbisha ifeza n'iki? N'izahabu. Bagateraho imisumari, bakayishimangiza inyundo kugira ngo bitajegajega. Bimeze nk'igiti cy'umukindo kigororotse, ntibivuga, bigomba guterurwa ko bitabasha kwigenza, mukabitinye kuko ari ntacyo bibasha gutwara, ari kibi ari cyiza. Tubitinye ariko tukanabikurikize. Iteko ngo kora imigenzo, mukigane imigenzo, ari imigenzo y'abapagani, kandi ibatera ubwoba byo mu ijuru ntacyo twebwe byadukoraho. Reka twifashishe urugo rwa Kristo. Tukabyiganije jambo muri zirikane. Paje ya 463. Umunsi wa Noheli. Hari abantu bigeze badusobanurira Noheli cyari cyo, ariko ntabwo nabyemera, ariko nabyumvise. Nshaka kubyemera ariko mburi gihamya, basaba igihamya ntibakibura. Noel, nta mana. Eli, no, never. No ni negation cyangwa se guhakana. Eli ni mana, nta mana. Ibyo ngibyo sinabizirikanye. Icyo nazirikanye niki tugiye gusangira. No Eli nta mana. Rero Christmas yo ntabwo kandi abanira n'abantu bashimiye azadushakira ubusobanuro bwa Christmas, ariko reka twumve Noheli. Yanditswe hano rero. Noheli nk'umunsi w'ikiruhuko. Noheli iraje. Aya ni amagambo yumvikana mu isi yose, uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba, kuva mu majyaruguru ukageza mu majyepfo. Igihe cy'umunezero rusange, kwishima gukomeye, haba ku basore, ku bakuze no ku basaza. Ariko Noheli ni iki byatuma ishishikaza benshi? Ikibazo kiraba. Noheli isi yose irashishikaye ni iki? Tariki ya 25 z'ukwa 12 ivugwa ko ari umunsi Yesu yavutseho. Arishimye abashumba, amarika baje baririmba ngo barafatanya ibintu biraryoha. None Noheli yatuma abantu bishima, ivugwa ko ari tariki 25 z'ukwa 12 za buri mwaka. Ngo Yesu yavutseho, bimeze biti? Kandi kwizihiza umunsi wo kuvuka kwe ni gikwira, kandi byabaye umugenzo rusange. Ariko si iby'ukuri ko tuba turi kwizihiza umunsi nyakuri wo kuvuka k'umukiza wacu. Si iby'iki? Si iby'ukuri ko tuba turi kwizihiza umunsi nyakuri wo kuvuka k'umukiza wacu. Amateka ntaduhamiriza neza iby'iyi ngingo. Madamu wayi, amateka ntaduhamiriza neza iby'iyi ngingo. Bibiliya ntihishura neza itariki nyayo yo kuvuka kwe. Twumvise ukwezi yasuweho na marayika Gaburiyeli. Si icyo gusa, si mu kwezi kwa gatandatu. Yaba umukiza yarabonye ko iyo tariki ari y'ingenzi ku gakiza kacu, aba yarayitubwiye anyuze mu bahanuzi n'intumwa kugira ngo twese tubimenye. Yabonye ari ingenzi. Bityo ukutabivugaho kw'Imana rero, ukutabivugaho kw'ibyanditswe bihamya ko iyo tariki tutayihishuriwe, kandi kubw'impamvu nziza. Impamvu reka tuyumve hepfo. Impamvu Imana itayihishuye ni nziza, siko? Hari impamvu Imana itahishuye itariki ya kangahe? Isenga. Imana ntabwo yahishuye itariki yo kuvuga kwa Yesu ya 20 na kangahe? Kandi kubihisha niki? Ni ingenzi. Impamvu Imana yayihishe ni ingenzi.
tubyumva. Mu bwenge bwe umukiza yahishe aho Mose yahambwe. Sengo Imana niyo yamwihambiye, ni nayo yamuzuye maze imujyana mu ijuru. Nta muntu ubizi tiza aho nta muntu uzi aho yahambwe Mose, n'igihe cyo kuzuka nta kimenya. Kubigira ibanga byari byo gutuma abantu badasenga ibishushanyo. Uwo Abisirayeli bivovoteraga ngo ni Mose, mu gihe yakoraga ariko aribo akorera, uwo barakaje birenze ibyo umuntu yabasha kwihanganira, yaragiye kuramywa. Bari bagiye kujya bamuramya, yaragiye kuramywa nk'Imana nyuma yo gupfa kwe. Wa munsi yazutseho bakajya bakora ibirori, bakajya bawizihiza Mose yapfuye, Mose yazutse. Iyo babimenye iminsi yombi bari kujya bayizihiza. Iyo niyo mpamvu Imana itahishura itariki nyayo yo kuvuka kwa Kristo. Singo uwo munsi ntugomba guhabwa icyubahiro gikwiriye Kristo, umucunguzi w'isi. We wenyine gusa tugomba kwakira, kwiringira, kwishingikiriza. We wenyine gusa ushobora gukiza umutabaje wese. Imitima yacu igomba kumuramya nk'umwana w'Imana ihoraho. Umunsi utagomba kwirengagizwa. Kubera ko itariki ya 25 z'ukwa 12 wizihizwa nk'umunsi wo kwibuka kuvuka kwa Kristo, kandi abana bakaba barigishijwe kandi bakerekwa ko ari umunsi w'umunezero n'ibyishimo, bizabagora ko uwo munsi warangira mutawutekereje. Mu mashuri barabibigisha, arizo kuba turumbura hariya mu rugo iwacu, twamenya igihe babajyanye, tubona bazanye impano muri za Christmas. Kasubira muri mu rugo kubera ko tariki ya 25 z'ukwa 12 wizihizwa nk'umunsi wo kwibuka kuvuga kwa Kristo, kandi abana bakaba barigishijwe kandi bakerekwa ko ari umunsi w'umunezero n'ibyishimo, bizabagora ko uwo munsi warangira mutawutekereje. Dushobora gukoresha uwo munsi mu gukora ibyiza. Urubyiruko rugomba kwitabwaho cyane. Umunsi wa Noheli ntibagomba kurekwa ngo bajye gushakira ibibahuza mu bitagira umumaro no mu binezeza byangiriza ubuzima bwabo bw'iby'umwuka. Ababyeyi bashobora gukemura iki kibazo binyuze mu kwerekeza intekerezo z'abana babo ku Mana, yo bagomba kuzanira amaturo yabo yo gufasha umurimo wayo no gukiza imitima. Mu gihe bazaniwe amakendi, ni kendi harya ikimbo cyo kuzanirwa amakendi na turiya twose dupfuye amaso n'amagato n'ibindi no guhabwa ibintu by'impano. Ahubwo ibi bigomba guhabwa Imana kugira ngo umurimo wayo utere imbere, aho gutangirwa gucyahwa cyane. Ibyifuzo byo kwinezeza bigomba kugenzurwa kandi bikayoborwa n'ababyeyi binyuze mu mihati idacogora. Icyifuzo cyo gutanga impano gishobora guhindurwa uburyo bwera kandi butunganye bwo gukorera icyiza bagenzi bacu mu ishusho y'ituro ritangiwe umurimo ukomeye kandi wihariye wo gukiza abandi, ari wo wazanye Kristo mu isi. Ibikorwa bye byose byaranzwe no kwitanga no kwiyanga. Reka iyo mico iturange natwe. Twe tuvuga ko dukunda Yesu kuko iyihe mico? Gukora neza ari byo byitwa kwitanga no kwiyanga. Kadukore dutyo natwe. Twe kuvuga ko dukunda Yesu kuko ari we zingiro. Twe tuvuga ko dukunda Yesu ari we zingiro ry'ibyiringiro byacu by'ubugingo buhoraho. Hepfo hari impano
tugomba guha abana. Bavuze ibitabo, bavuze katurena hirya ibitabo byahabwa abana. Abantu benshi ntibafite ibitabo cyangwa ibinyamakuru bivuga kuri kw'iki gihe. Ni ishami ryagutse washoramo amafaranga akaba ari umutekano, akaba ari mu mutekano. Bitabo ukabigura ukabigurisha akaba ari mu mutekano. Hari abana benshi bato bakwiriye guhabwa ibyo gusoma. Dore urutonde rw'amazina y'ibitabo bifite agaciro gakomeye bishobora gushyirwa muri buri muryango wose ntibiguteze akaga. Uruhererekane rw'imirashi y'izuba, uruhererekane rw'imbuto za zahabu, ibisomwa ku isabato n'ibindi. Amafaranga atakazwa mu kugura bombo, ibikinisho bidafite akamaro, ashobora kuzigamwa akazagura ibyo bitabo. Abashaka guha impano z'agaciro abana babo, abuzukuru n'abishywa bashobora kwitungira ibitabo by'abana byavuzwe haruguru. Ku basore, imibereho ya Yosefu Batesi hari igitabo cyitwa ni icy'agaciro, kimwe n'imizingo 3 y'umwuka w'ubuhanuzi. Ibyo bitabo bigomba kuba muri buri rugo. Imana yatanze umucyo wayo uvuye mu ijuru, kandi nta muryango n'umwe ukwiriye kubaho utawufite. Reka impano zanyu mutanga zibe izo kumurikira abandi mu nzira ijya mu ijuru. Yesu utagomba kwibagirana. Tumumve nawe. Bene data na barumuna banjye, mu gihe mwibaza impano mutekereza guhana, ndabasaba gutekereza ku nshuti yanyu yo mu ijuru, kugira ngo mutibagirwa ibyo ibasaba. Mbese ntiyanezezwa no kubona ko tutayibagiwe? Yesu igikomangoma cy'ubugingo yatanze byose kugira ngo atwegereze agakiza. Yarababaye kugeza apfuye kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Ndagira ngo twifashishe aya magambo nubwo tutari buyavugeho cyane, ariko turaza kuyavugaho tugeze imbere. Aya magambo ari mu tunyuguti dutoye. Abagifite tujyane. Icyitonderwa: ibi ni ibinyamakuru bitagisohoka muri iki gihe, ariko birimo amahame agishyirwa mu bikorwa muri iki gihe. Niyo mpamvu byarekewe muri iki gitabo. Icyitonderwa muri cya kabiri. Icyitonderwa cya kabiri: ibi bitabo bya Ellen White byakurikiye uruhererekane rw'ibitabo byiswe intambara y'ibihe byose, byahinduwe byose mu Gifaransa, ari byo abakurambere n'abahanuzi, abahanuzi n'abami, ibihe byose byaguye n'intumwa n'intambara ikomeye. Aya magambo ari mu tunyuguti duto yanditswe n'abagisonzoranije. Saba poligamera. Cyanditse neza cyane. Tujye hirya. Noheli, umunsi wo kubaha Imana. Ubwo ndi kuri Asuri ya kabiri. Ku bisi tujyane. Ku bisi iminsi y'ibiruhuko ishirira mu by'ubupfu, agakabyo, ubusabo no kwigaragaza. Ibihumbi byinshi by'amadolari bipfushwa ubusa buri Noheli no ku bunani kugira ngo banezeze ibyifuzo by'agakabyo. Ni amahirwe yacu ko dutandukana n'imigenzo, imico n'imikorere y'iki kinyejana gihindanye. Hari umwigisha watwigije ngo ni generation X. X ni inyuguti mu nyuguti 24 siyo yanyumara. Generation igisekuru ni Z. Ni nako yabivuze. Yaravuze ngo iki gisekuru turi ni igisekuru generation Z. Nta kindi. Noneho rero kuri iyi ngingo turiho, mwumve igisekuru turimo uko cyahindanye. Ibihumbi byinshi by'amadolari sibirangura. Aho gushora amafaranga yacu mu guhaza ipfa ryacu mu mitako idakenewe cyangwa imyambaro igezweho, dushobora kubona amahirwe yo kubaha no guhesha Imana icyubahiro mu biruhuko bigiye kuza.
Kristo niwe ugomba kuba ibiruhuko se si cyane n'icyo kwa tariki ya mbere. Ibiruhuko bya tariki ya 25 ni ya mbere tugomba kubikora mwiki katwumva. Turi kujyana ku ihengi ya gatatu Kristo niwe aho gushora amafaranga yacu mu guhaza ipfa ryacu mu mitako idakenewe cyangwa imyambaro igezweho, dushobora kubona amahirwe yo kubaha no guhesha Imana icyubahiro mu biruhuko bigiye kuza cyangwa twakigezeho. Kristo niwe ugomba kuba ingingo y'ingenzi ibi twahagiza. Twamuhereyeho rero turi kumwe kuva kare abasirikare be, niwe ugomba kuba ingingo y'ingenzi. Kuvuga ko ni ingingo ya ni igice cya mbere cy'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'iteka ryose buzigishwa mu mahanga yose, maze imbere kigahera kwikaza. Ingingo ya mbere yitwa kubaho kwe. Ntajya abaho atavutse, ntabwo byashoboka. Ingingo ya kabiri ivuga urupfu rwe. Ingingo ya gatatu ivuga kuzuka kwe. Basi tukaba tuzamutse mu turo mu ijuru, umurimo ari gukora aduhongerera, yamurangiza tugashyirwaho ikimenyetso, tugasa nawe mu mico, hasigaye akagaruka katujyana. Ubwo ubutumwa bwiza buzigishwa mu isi yose. Yesu Kristo ukiranuka kwacu mu yandi magambo niyo butumwa bwiza, ariko ingingo zigize ubwo butumwa bwiza bivuze ko ari eshatu. Yesu umutware w'umwami Kristo niwe ugomba kuba ingingo y'ingenzi yibi twahagiza. Ariko dukurikije uko Noheli yizihizwa, icyubahiro Kristo akwiriye guhabwa cyaho umuntu upfa kijyana. Dukurikije uko Noheli yizihizwa, icyubahiro Kristo yari akwiye guhabwa cyahawe umuntu upfa, we ufite kamere y'icyaha n'imico itandukanye yatumye umucunguzi aza muri iyi si. Yesu umutware n'umwami w'ijuru yasize ubwami bwe, intebe y'ubwiza, ubutware bwe bukomeye, nuko aza mu isi kugira ngo afashe umuntu waguye, wangirijwe n'icyaha, wari wacogoye mu bushobozi bwe bw'intekerezo. Ibyo nibyo ababyeyi bagomba guhora bibutsa abana babo. Bagomba kubigisha umurongo ku murongo, itegeko ku itegeko. Igihe bahoze banyigisha mu rugo, numvise bandusha kumenya Noheli. Bavuga nti rero muze tugende, kiye kumva ibyo muri kunyigisha ko bihuje n'ibyanditswe byera. Ariko baba bari mu nzira nziza, barayizi pe. Igihe yahimbiwe, aho yahimbiwe iriya mu Bugiriki n'ukundi korwa barabizi byose burya. Ikintu mbese batarashobora no kubihuza n'iby'Imana yabivuzeho. Noneho tugomba kubigisha umurongo ku murongo, itegeko ku itegeko. Inshingano zabo bafite ku Mana atari inshingano bo bibwira ko bafite ku bandi zo kubahana no gushimagizanya binyuze mu guhana impano n'amaturo. Mukora intekerezo z'abana ku bundi muyobore intekerezo z'abana banyu ku bundi mugambi. Dushobora kubona ibintu byinshi bihendutse kandi byiza byo kugura bitameze nk'impano kenshi zihabwa abana n'abavandimwe bacu. Bishobora nabyo kugaragaza urukundo kandi bikazana umunezero mu muryango. Ushobora kwigisha abana bawe ubasobanurira impamvu wabahaye impano zoroheje, ubabwire ko babashakiye umunezero uruta uwo batekereza urimo kubaha Imana. Mubabwire ko mugamije ikirenze kwinezeza ubwanyu no kwihimbaza no kwigana imihango n'imigenzo y'abisi, muha impano abatazikeneye aho guteza umurimo w'Imana imbere. Nk'uko abanyabwenge ba kera babikoraga, mugomba kuzigamira Imana impano nziza kandi mukayigaragariza uko muha agaciro impano y'agahozo yahaye isi y'abanyabyago. Impano ni Yesu.
muyobore integerezo z'abana banyu mu cyerekezo gishya cyo kwiyanga, mubashishikariza kuyizanira amaturo yabo yishimwe kubw'impano y'umwana wayo w'ikinege. Kwitura kubera yaraduhaye impano ikomeye yitwa umwana wayo w'ikinege. Reka turebe ingingo ikomeye, murayimfasha rero, murayimfasha, ariko tutarayigeraho reka tubanze turebe inkomoko, nk'uko abo bana babimbwiye, inkomoko y'uyu munsi, iyi tariki. Uruhererekane rw'abapapa, uruhererekane rw'abapapa, paje ya 11, paje ya 11, uruhererekane rw'abapapa abo bo kuwa mbere bose barimo, bose abapapa bose batarimo n'abejo bundi ba Benedicto na Francis, ariko ababayeho banditswe muri iki gitabo cyiswe uruhererekane rw'abapapa. Paje ya 11 iratubwira ngo Mutagatifu Yuri Gilles, Yuri wa mbere, yavukiye i Roma, atorwa ku ya 6 z'ukwa kabiri muri 337. Yesu yamaze imyaka 337 yaragiye mu ijuru, niho uyu nguyu yabaye papa. Atanga ku ya 12 z'ukwa 4 352. Mu Kiliziya y'Uburasirazuba niwe washyize umunsi wa Noheli ku ya 25 z'ukwa 12. Niwe washyize tariki 15 yashyize umunsi wa Noheli ku ya 25 z'ukwa 12. Ubusanzwe bawihimbazaga tariki ya 6 z'ukwa mbere hamwe n'umunsi wo kwigaragaza kwa Nyagasani. Niwe washinze ubushyingura nyandiko bw'intebe ya papa, kuko ari we wategetse ko ibikorwa by'abapapa bizajya bishyingurwa. Muramwumvise rero Yuri, ubu munsi yarawuhinduye, wabaga tariki 6 z'ukwa mbere, arabihindura ati njye ndashaka ngo bijye biba tariki ya 25 z'ukwa 12. Umwe yagiraga ku ya mbere, undi yabishyira ku ya 12. Uwayizanye ubwa mbere yawushyize ku tariki ya 2 z'ukwa mbere, ubwo ni ku bunani, tariki ya 6 z'ukwa mbere, undi awushyira kuri 25. Ariko byaje bite? Byaturutse kera abapagani bari bafite ibigirwamana bitandukanye, izuba, ukwezi n'indi mibumbe mama zabo. Abapagani ba kera bari bafite ibigirwamana basenga, kandi bajyaga babisenga kuri uyu munsi, bakabikorera umunsi mukuru, bakabikorera umunsi mukuru tariki ya 25. Hari amakuru nakuruye y'ibyo bigirwamana bitandukanye, nahashyize hano. Kimwe cyitwaga Mitra, ikindi cyitwaga Tamuzi, ikindi cyitwaga Horasi, ikindi cyitwaga Indra, ikindi cyitwaga Buddha, ikindi cyitwaga Krishna, ikindi cyitwaga Santrakoze. Tariki ya 25, iyo tariki yari itariki yo kwizihiza ibirori by'ibigirwamana byabo, bitwaje amagambo yo muri Bibiliya, rwa 2 rw'Abakorinto. Nta bantu bahanuzi b'ibinyoma bose baba bitwaje ibinyoma iteka ryose. Kagira ibinyoma bingahe? N'ukuri kuvanze n'ibinyoma. Abakorinto ba 2 igice ni cya 9. Data yigeze hakomeza niba ari we n'arundi
aho bavuze ko Pawulo yavuze yuko yageze mu Bayuda aba igice cya 9 umurongo wa 20 kugira ngo Abayuda akaba umuyuda biramubwira ko kugira ngo abaronke mumfashe sinabwiye ko muri byo mumfasha hari abari ku murongo bari kuvugana n'ubu ibyo bigirwamana byitwa za Buda baracyabisenga. murakoze cyane Tazirasenga. Buda Imana y'Abahindu Imana y'Abahindu Krishna nayo ni y'Abashinwa ni Abahinde n'iy'Abahinde na Krishna ni y'Abahinde, Buddha ni y'Abahinde, Hindu ni y'Abahinde. ariko ayo magambo ntabwo nyabonye ariko aravuga ngo Pawulo yageraga mu Giriki yabaga mu Giriki mu Roma akabumuroma ahageze hose akifatanya nabo kugira ngo abaronke n'aba rero abapagani hari abakristo bazaga kwifatanya nabo kugira ngo babihanishe ubona natinze reka nsoze turi kukumva da abo turi kumwe ntabwo bari kumwe ariko Yeremiya mu gice cya mbere umurongo wa 17 gateye ijambo rihari. Yeremiya mu gice cya tugeze kuri cya igiti cya Noheli. Yeremiya mu gice cya mbere umurongo wa 16 cyangwa 17 gateye na gatandatu kandi nzabagaragariza imanza nabaciriye mbahore ibyaha byabo byose kuko banyimuye bakosereza izindi mana imibavu kandi bagasenga imirimo y'amaboko yabo nuko weho kenyera uhaguruke ubabwire ibyo ngutegeka byose cyane umurongo wa 16 na 12 Yeremiya arakubwira ngo kenyera uhaguruke ubabwire abwire siki ababwira iki 16 nsubiremo nzabagaragariza imanza nabaciriye mbahawe ibyaha byabo byose kuko banyimuye bakosereza izindi mana imibavu kandi bagasenga imirimo y'amaboko. Aho yabivuze ahandi ngo turamenye twe kuzigana imigenzo yabo bapagani ibiti byabo basigiriza bakabishinga imisumari maze bakabitura amaturo turamenye twe kuzabigana. Rero hano twari turi mu rugo rwa Kristo isubi nazigamye tugiye kuganiraho gake twajya ku isomo risoza iravuga ngo mbese tugomba kugira igiti cya Noheli. Isubi ijya gusoza iravuga ngo byanezeza Imana kuri Noheli buri torero rishinze igiti cya Noheli. Tujyane hano hari ikibazo gikomeye cyane. Byanezeza buri torero rishinze igiti cya Noheli amashami yacyo tukayamanikaho amaturo. Mwumvirize neza twaratewe amashami yacyo tukayamanikaho amaturo manini n'amato dutura yo gufasha aho dusengera. Inzandiko nyinshi zangezeho zimbaza iki kibazo, mbese twagira igiti cya Noheli, mbese gituba twisanishije n'isi? Turasubiza tuti mwite kuri buri muntu turasubiza. Babajije umwe
ariko we igisubizo kigiye guturuka muri bangahe? Muri benshi. Turasubiza tuti mu gutegura igiti cya Noheli mushobora kwihuza n'isi muramutse muyibogamiyemo, kandi ushobora no kutaba nk'ab'isi ukitandukanya nabo. Nta kindi kirimo guhitamo, nta kibi kirimo guhitamo umukindo mwiza ngo ushyirwe mu nsengero zacu. Arakejeje. Ahubwo icyaha cyaba impamvu yatumye tugishyiramo n'impano zashyizwe kuri cyo. Icyo kibaye icyaha. Impamvu zatumye tugishyiraho impano n'amaturo. Impamvu zatumye tubikora. Icyo cyaha twari kubivuga. Icyo giti gishobora kuba kirekire n'amashami yacyo akaba magari gihuye neza n'umugambi wacyo, ariko amashami yacyo abe atatsweho imbuto zirabagirana. Yeremiya ntibitubujije z'ubugiraneza bwanyu, kandi muzizanire Imana nk'ituro ryo kuri Noheli, kandi izo mpano zikwiriye kwezwa n'amasengesho. Dushobora kwizihiza Noheli n'umunani dufasha abakene. Imana ihabwa icyubahiro igihe dutanze ubufasha bwo gukenura amakene y'abafite imiryango migari. Reka turebe icyitonderwa hasi. Muri iyi ngingo yabyanditse asanishije n'umushinga wari uriho wo kubaka insengero. Amahame ari muri iki gika ashobora gushyirwa mu bikorwa muri iki gihe. Ibi nabyo byarekewe muri iki gitabo. Hepfo baranditse ngo ababisonzoranije. Hirya aho dusoreje aravuga ngo si icyaha gutaka igiti impano. Aha niho zingingata tugomba kuba maso tukitonda cyane ngo si icyaha gutaka igiti. Imana ntiyabitubujije muri Yeremiya, ariko hano ngo si ibitabo bavandimwe. Mbabwiza ukuri, ibi bitabo ntabwo bikiri umwimerere. Abajesuiti batwinjiyemo. Nta dini abajesuiti batarimo, kandi bari gukora umurimo wo kwerekeza intekerezo hehe mu roho n'imigenzo yayo. Reka nyasome nsoze turaganira dushoje. Reka ababyeyi ntibishyiremo igitekerezo ko gushyira igiti mu rusengero kubwo kunezeza abizera barwo b'ishuri ryo ku isabato ari icyaha, kuko ibyo bishobora guhindurwamo umugisha ukomeye. Igiti shimangira mu ntekerezo zabo bizera ko umugambi wabyo ari ukubigisha ubugiraneza. Umugambi wo kwinezeza no kwishimisha ntukigere wemerwa na gato muri aya materaniro. Mu gihe hari bamwe bakoresha ako kanya mu kwinezeza nta kwitangira maze bakigomwa kubana n'Imana, ku bandi ako gahe gahinduka isoko y'imigisha ikomeye. Nanyurwa nuko ibyo bikorwa byo kwiruhura bitarimo icyaha byasimbura ibiterane byinshi byangiriza. Reka mbahakanya ariko mbanje gusoma ijambo riri hano mu Bagalatiya igice cya 4, ni naho dufungiye ikigisho cyacu. Abagalatiya igice cya 4 turahera kuri umurongo wa mbere tugeze wenda ku wa 4 cyangwa 5. Tubwira ngo ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukanaho n'imbata, nubwo yaba ari nyiri ibintu byose, ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Natwe niko tukiri bato twari imbata dutegekwa n'amategeko ya mbere yahoze mu isi.
maze igihe gikwiriye gisohoye tujyane. Tukiri bato twari imbata dutegekwa n'amategeko ya mbere yahoze mu isi, maze igihe gikwiriye gisohoye. Amategeko ya mbere yahoze mu isi sa amategeko y'imihangura. Abaheburayo Imihango Abaheburayo igice cya kabiri igice cya 4 kugeza ku murongo wa 4. Maze igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana. Igice cya 4 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4 naho ngeze. kuvuga Abaheburayo. kuvuga Abaheburayo Njye navuze Abagalatiya. Galatiya Bisa nabi hari. Tukiri bato ubuto mu bwumve mu bumenyi turongera ko tubuganireho. Tukiri bato twari imbata dutegekwa n'amategeko ya mbere yahoze mu isi, maze igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore. Kandi igihe gikwiriye kigenje gite gisohoye byasha Imana yavuze bisohoza icyo byatumye. Kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Kandi kuko muri abana bayo nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yanyu, mu mitima yacu, avuga ati aba data. Nicyo gituma utakiri imbata ahubwo uri umwana. Kandi rero ubwo uri umwana uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. 8. Icyakora icyo gihe kuko mutari muzi Imana mwari imbata z'ibitari Imana nyakuri. Icyo gihe kuko tutari tuzi Imana twari imbata z'ibitari Imana nyakuri. Cyari bya Mitra, Tamuzi, Horase, Indra, Buddha. Natwe dufite ibyacu rero bino ni by'abanyamahanga, ariko mu Kinyarwanda birahari natwe. No muri rusange hari ibwirwamana twunama imbere twabyubakira ibiti. Birashoboka natwe tukigana tugendereye kugira abo twihanisha nk'uko n'abariya babigize ubwitwazo. Tusome dusoza. Icyakora icyo gihe kuko mutari muzi Imana mwari imbata z'ibitari Imana nyakuri. Ariko none ubwo mwamenye Imana, kandi cyane cyane ubwo mwamenywe nayo, ni iki cyatumye musubira inyuma mu bya mbere bidafite imbaraga kandi bikena umumaro, mugashaka kongera kuba imbata zacu, muziriza iminsi mikuru n'amezi n'ibihe n'imyaka? Ndatinya yuko ni Pawulo, ndatinya yuko ahari ibyo n'abakoreye naruhijwe n'ubusa. Pawulo yari afite ubutumwa bwiza bw'utsindishijwe n'umurimo wo kwizera neza imihango ariya tayari imigenzo. None ubutumwa bwiza dufite muri kino gihe cyacu bwagendana n'imigenzo n'imihango bigakunda? Ntabwo byashoboka. Pawulo yaba yararuhiye ubusa, na Yesu yaba yararuhiye ubusa, yarapfiriye ubusa akazugira ubundi. Imana dufashe rero kuri aya manywa tumenye ko uyu munsi Satani yinjiriye itorero. Ntabwo tukomeje, hari ibyo nsize inyuma kugira ngo ntange akanya navuze nanatinze. Yego, Imana dufashe turi gusubira inyuma mu bya nyuma bikena umumaro. Twaramaze kwakira Yesu umukiza wacu n'umwami wacu. Dufashe ibi biri kwinjira rwose pe. Abandi nuko byagenze bitwa abadive byabo ntabwo tubivuzeho. Abandi amadini yaguye kera yo rwose n'ibindi uyu munsi byakomeye, byo turabizi, ariko nta mpamvu yo kubyigana. Ibi ngibi bitwinjiramo tuya tumenya yuko bino bitabo bishya byose biri kuza bivanze barabyinjijemo ibintu bitabaho byo mu mpuzamatorero. Baradufashe kandi dusobanukirwe umwuka wayo, aduhishurira ibyinjira ibizira byinjiramo ahera, tubyamagane cyane cyane duherera mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Amen.